neza murakomeye bakunzi ba Cyomorovete TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mumeze mute? Tumaze igihe tutabonana, ntago nta bindi cyangwa ngo mbabwiye ngo mba nahugiye mu bindi bimeze bite bitari byiza, no, mba ndi mu kazi. So bakunzi bacu rero nabaramutsaga, ndabwira wowe utameze neza, Imana ikurebe, ndakubwira ko ejo uzacya nawe umere neza. Wowe udafite ibyishimo, ejo uzisanga wishimye. Ndabwira wowe ubona yuko ibintu byacitse, humura, mu ijuru hari Imana ikora ibintu byinshi kandi byiza, hari Imana ishobora byose. N'ibyo ubona byakunaniye cyangwa byananiranye, Imana irabishoboye. Tuyiringire gusa kandi ntabwo izigera ibakoze isoni, kuko ni Imana idakoze isoni. So rero bakunzi bacu, ndashimira umwebwe mu ndebye bwa mbere, kandi share ndetse na comment. Nibutsa noneho wowe wabikoze, nyemerera n'ukuri nkubwire ngo Imana iguhe umugisha mwinshi, Imana ntikajya ibura kukugirira neza, ijye kwitura, mbega wikeneye ujye uyibona. Amen. So rero bakunzi bacu, ndabashishikariza kugira ngo mujye mureba video zabanje, abakeneye gutangira imishinga y'ubworozi bitandukanye, mujye mureba zino video zacu. Ushobora kuzikambona bwa mbere ariko ukumva ukeneye korora itungo runaka, gushyira muri comment cyangwa se mo kimwe urebe amavideo twasohoye. So rero bakunzi bacu, ndibutsa abantu mwese ko ntabwo mbigisha umushinga w'ubworozi gusa, oya, ahubwo mbigisha no kwishingira imishinga yawe watangiye gukora cyangwa se usanzwe ukora. Impamvu mba nkubwira ngo umwishingire nuko icyo gihe iyo wishingiye ntabwo uhura n'ibihombo, ntabwo wicuza, sibyo? Ntabwo ushobora kwicuza, kuko niba ugize imyaku mu bworozi bw'ingurube hakazamo ibyorezo cyangwa se izindi mpamvu zitaguturutseho z'ibihombo, ndakwibutsa ko ubwishingizi burakwishyura kandi neza. Wowe mpamagara gusa kuri telefone yanjye ubona kuri screen, nurangiza ngufashe ngushyire mu bwishingizi bwizewe, butekanye kandi bwita ku bakiriya babo. So rero bakunzi bacu, ikindi mukeneye ibyororo bitandukanye mwazajya mumvugisha. So rero bakunzi bacu, nibutsa wowe ushaka gutangira projet nshya y'umushinga w'ubworozi, ni karibu no wampamagara, ndabizi ko mpamagara ntuzishuza. So ibyo rero ntibyari biciyeho. Uyu munsi rero bakunzi banjye, ibiryo by'inkoko bikomeje guhenda, ibiryo by'inkoko bikomeje gufata indi ntera, ku buryo usigaye usanga abantu benshi bageragiye bagacika intege. Ibintu by'ubworozi byaranze, byarabacanze. Hari n'uba afite n'amafaranga, ariko bitewe n'inama abandi bamugira, ati ntuzabishobora, ibi si ibyawe, iyo n'abandi barabikoze biranga. Ndagira ngo ubwire ngo amahirwe yawe siyo yuriye, wowe gusa tinyuka, urashoboye. Ibyo bavuga byananiye abandi, wowe urabishoboye. Okay? So rero bakunzi banjye, nukuri mbere na mbere mubwire ubwonko bwanyu yuko mushoboye ibintu. Mwamagane wa mwuka uba ubongora ngo ibintu mubishoboye, kuko nuguma muri ibyo ni ya myuka mibi y'akarande bikomaho, ibidakeneye gutera imbere, ibidakeneye kuva ku rwego rumwe ngo ujye ku rundi. Rero niba mukeneye kuba bakire kandi mu gihe kirekire, mwebwe gusa mwumvira imitimanama ibagira inama y'ikintu cyiza, apana iyibagira ikintu cyo kubasubiza inyuma cyangwa se kubaca intege. Uyu munsi mbazaniye agashya bakunzi banjye, agashya kadasanzwe. Njye nta bintu byanjye biba bisanzwe, si ukwiyemera, ariko abankurikirana namwe murabizi ko biba bidasanzwe. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakikorera ifunguro
ry'inkoko zawe. Ndabwira we mworozi w'inkoko, ifunguro waryikorera ni ifunguro rihendutse pe, rihendutse cyane. Iryo funguro waryikorera bigatuma utandukana n'ibihombo, bigatuma usevinga cyangwa se wizigamira amafaranga menshi, aho kugira ngo iryo funguro mbega rizakurinda guhora usora amafaranga menshi ngo ugiye kugura ibyo by'inkoko, ngo ugiye gushaka imiti y'inkoko, wenda wazigurira ibyo byabyo zihaye bitumye zirwara, bitumye zikorora, bitumye zihitwa ibintu nk'ibi. Uzahita utandukana nabyo. Wowe gusa fata umwanya wawe ujye uha ubworozi, ubikontorore ari wo byikontororeye, ibintu bizakuryohera pe. Ndi gutegura ukuntu nzagenda mbaha video y'uburyo azaza uhinduranya ibiryo. Niba nkwigishije ibiryo hano, ntabwo ari itegeko ngo ari ibyo ugabura buri munsi. Nawe wibuke uri umuntu, ntabwo ujya urya indyo imwe. Ntabwo ushobora kumenya ukuntu uzarya umuceri saa sita na nijoro uwurishiye n'ibishyimbo, saa sita na nijoro, saa sita na nijoro n'ibishyimbo, ngo ukwezi gushire. Ni urugero. Impamvu ntabwo iyo ndyo imwe yagutunga, yagutera gushishuka, yagutera izindi ndwara zitandukanye zo mu mubiri. Ariko byibuze niyo byibuze warya uwo muceri saa sita na nijoro ariko ugahinduranya imboga, nizere ko icyo ndi gushaka kuvuga muri kucyumva, ugahinduranya imboga, uwo muntu agira ubuzima bwiza kurenza wundi utajya unahindura imboga. Ufite ubushobozi rero ukaza urya ku muceri, kawunga n'imboga ukazihinduranya, urumva ubuzima bugenda neza. N'urugero rwa frigoreje nariye ntanze. Rero niko n'ubworozi bumeze, ni nkuko n'inkoko zimeze. Inkoko uyu munsi uziha ibiryo zikaryoherwa. Kubi ziryohewe n'ibyo biryo ntibisobanuye ngo ari ryo funguro utanga buri munsi ryonyine udahinduye. Biba byiza niyo byibuze mu cyumweru zazamenya ko uzihinduramo kabiri, zitanga umusaruro pe. kandi aho uzihindure nabwo ukazi ibyo bitanga umusaruro. Mbega like n'ibiryo nge mbigisha byo guhereza inkoko, biriya biryo mbahereza, buriya buryo bwose mbigisha bwo gukora ibyo by'inkoko, ubwo buryo babwizewe n'uburyo butanga umusaruro, sibyo? So rero bakunzi banjye, bakunzi ba Cyomoro Vete TV, tugiye gukoresha ibintu nta n'ibintu birenze. Tugiye gukoresha ibibabi by'amashu, tugiye gukoresha ibitekateke, ubwo ni amababi y'ibitekateke, tugiye gukoresha insina, umutumba w'insina. Bakuzi banjye, murabona ko maze iminsi ibiryo byose byo kubigisha ubu usanga bigiye birimo n'insina. Mugerageze ahantu mwororeye muhatere n'insina, cyangwa mujye mwora n'ahantu mubona muzegereye, kuko insina ni nziza cyane, iba yibitsemo intungamubiri zitandukanye inkoko ikenera, kandi insina iri mu kintu gituma inkoko idahitwa bya hato na hato. Ndiza najye mbagandiza intungamubiri ziwugize. Noneho maje kubabwira ibintu bitatu. Nurangiza uzakenera ibiheri by'ibigori. Bibaye byiza kurushaho byaba ari ibiheri by'ibigori, bya bigori bisa umuhondo, sibyo? Bya bigori bisa umuhondo murabizi. Niba uri umworozi, bya bigori byageze ubihinge kuko ni byiza cyane. Byibitsemo intungamubiri amatungo akenera itandukanye na bino bigori by'umweru. Ako nako ni akantu k'ubwenge mpunguye. Bakunzi ba Cyomoro Vete TV, nibyo bintu bitatu tugiye gukoresha. Bibaye byiza kurushaho nshuti zanjye, waba ufite imashini. Ya mashini, hari imashini zisya ubundi ubwatsi bugahinduka ifu, bukajya busohoka ari ifu, cyangwa se murabona hari ukuntu zino mashini zisya isombe, murazibona. Hari ufata uratangira reka nkoreshe iyi mashini iboneka ahantu hose. Ufata umutumba w'insina ukawukataguramo utuntu dutoya. Ariko iyo ufite ya mashini n'ubundi isanzwe isya ubwatsi, ufata umutumba ugaseseka mu mashini ikabisya bisanzwe.
ikabisya bisanzwe. So noneho iyo ibiseye bisanzwe biba byiza kuko na bya bitekateke bishyiramo, ariko nongeye kuvuga izo mbona kenshi aborozi benshi bakunze kwifashisha, ariko bisanzwe uzikorane ubwenge n'ubushishozi bitewe nuko utabikoze neza igihe usanga bitagiye binoga neza ngo bihinduke uko bishaka, sibyo? Ugomba kuba ufite n'ako kamashini. Noneho rero bakunzi banjye, twinjire mu gikorwa cy'uburyo bigiye gukorwamo, munkurikirana no kupe video itararangira, kandi nukuri ndabizi ko ibi bintu zongeye umpamagare unshimira. So twagiye rero aho tugiye gutangira gutunganyiriza ifunguro ry'uyu munsi ry'amatungo yacu. Bakunzi ba Cyomoro Vet TV, twagiye mu murima wacu w'amashu. Murabibona ni duke twahinze, ariko nyine nta kundi nubwo ari duke ariko ntago bituma icyo umuntu ashaka gukora mu bworozi se cyangwa no mu buzima busanzwe kidakorwa. So rero bakunzi bacu, nagiye guca ibibabi by'amashu. Ibibabi ncana ibi bino by'inyuma, ntabwo nca amashu y'imbere kuko mba nkeneye no kweza nkabona n'imboga zo kugaburira abana. Ibi bibabi by'inyuma muri kubona nibyo tugenda duca, ukagenda ubica kandi kurinda kubimaraho. Nawe reba amababi y'inyuma akuze ariyo ukoresha, akuze rwose, kuko niyo agomba gukoreshwa kugira ngo byibuze ishu ry'imbere n'abantu nabo bazarikonsome. Niyo mpamvu nyambwira abantu ati ubuhinzi n'ubworozi ni ibintu bibiri bigendana, kandi ni ibintu bikugira umuherwe. Dore amababi turi guca rero ni aya ngaya. So tugiye mu murima rero uhinzemo amateke, tugiye gutangira guca ano mababi y'amatekateke, cyangwa se babyita ibitekateke cyangwa amatekateke, biterwa mwebwe naho muri n'imvugo mukoresha. Ucira rero mo hagati, nta guca amababi gusa, uca ibabi n'igiti cyayo. Ni ukuvuga ngo reba kwa kundi usa nk'uba uri kubagarira amateke, ukagenda ucaho amababi ubona akuze. Umunaniro wangezemo. So rero twaje aho tugiye kubikorera, tuvuye mu mirima yacu, turimo kuvovora umutumba, ukuraho bino bintu by'inyuma ubona bino bishaje, nibyo utangira ukuraho, ugasigaza nyine aho ubona ushaka komora cyangwa kuvovora ntibikundi. Bivuze ngo wowe imbere wose urawukoresha uko wakabaye, kuko dukuyeho ibi by'inyuma ubona bisa n'ibijya gukomeramo. So rero nababwiye ko ugomba kuba ufite n'akamashini. Ushaka wakoresha za mashini zisya ubwatsi busanzwe aborozi bakunze gukoresha, ukabikoramo rawundi ya mbere n'iya kabiri ugashyiramo. Twe tuwushyizemo, ariko ubu ngubu gutya twagiye tubona irimo gukatagura ibintu binini kugira ngo tuze kubona ibintu bitoya dushaka. Turasubizamo ku nshuro ya kabiri. Yes, turasubizamo ku nshuro ya kabiri kugira ngo uko dukeneye imitumba, imashini yaseye yakataguye ikatagura utuntu duto cyane ku buryo n'inkoko itamenya ngo ni ibiki batugaburiye. Yes, tuba ari dutonsa. Urumva rawundi ya mbere biba bimeze nka kuriya amashu uyakata. Rawundi ya kabiri ukuyasubiza noneho imashini ikayacocagura. Aya matekateke nayo tugiye kuyafata, nitumara gutunganya umutumba wacu. Mwabibonye ukuntu umutumba uri kuza umeze, sibyo? Mwabibonye, urabona ibi muri kubona ni binini. Ngiye gukora ki? Ngiye kubisubiza mu mashini. Uko mubibona bimeze, ngiye kubisubiza mu mashini kugira ngo bicocagurike nyine. Imashini yongere ibikatagure, ikata utuntu dutoya duto bien ariko. Mwebwe mujye mwirinda gukupa video itararangira, uyirebe uyirangize, kuko ugeze hagati ukumva ngo ibintu nabivuze ngo wahita ngo bikora nta kibazo. No, sho tuba wakishe rwose.
ufata agati rero cyangwa akandi kantu ukaza ugenda usunika kuko ntabwo byazaza bijyamo nk'uko ubishaka kubera ko biba byakataguritse biba bisa nk'ibyamatanye rero ugenda ushyiramo usurikisha agati ugakatagura. So rero twamaze kubicocagura tugiye gukatagura amatekateke cyangwa se amababi y'amateke. Iyo si ngombwa yuko uyasubizamo ku inshuro ya kabiri kuko kuyacocagura rimwe biba bihagije kuko inkoko zibasha kuyarya nta kibazo, zibasha kuyarya rwose. So rero bakunzi ba Cyomoro Vet TV, murabibona amatekateke yacu turimo kuyatemagura rwose neza 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 cyane. Mwabonye uburyo imashini kubikatagura. Ibi ngibi ubwo niyo tutakirirwa tubisubiza mu mashini, nituvangamo ibiryo tugiye kuvangamo, mwabonye umutumba w'insina uko umeze, dore ukuntu bya byatsi byacu bihindutse. Urabona ni ibintu bisa neza cyane cyane, ariko ibintu bisa neza. Noneho tugiye kugira dusoje ya matekateke, dutangiye gusya na ya mashu yacu kuyakatagura. Ntabwo inkoko zabasha kuyarya ameze kuriya, no. Reba uburyo rero biri gusohoka bimeze, urabona ko byakataguwe cyane pe, imashini ikora akazi kose. Aya mashu si ngombwa ngo wongere uyasubize mu mashini bwa kabiri. Impamvu n'ubundi ni ifunguro inkoko zisanzwe zikundira, kuko hari n'ubwo inkoko zigucika zajya mu murima w'imboga se cyangwa amashu ugasanga zabiriye, sibyo? Ariko ibintu byose birashoboka, ibintu iyo wabishyizemo ubushake ubona amafaranga. Iyo woroye ubishyizemo umwete n'ubushake biraguhira. So rero bakunzi ba Cyomoro, mujye mugerageza ibintu mbereka mubishyire mu bikorwa kuko mba naberetse ibintu bitari bubahende. Ku mashini hari ukuntu ibintu biba byamatiriyemo, ufata agati ukaba wabisunika kugira ngo bitabangamira ibindi urimo gukatagura. Reba ukuntu biri kuza bimeze, murabibona. Tujya gukoresha umunyu, dore umunyu dukoresha uburyo unozemo ni uku nguku. Uyu munyu rero icyiza cyawo bituma uyu munyu uratuma bigenda bisa nk'ibitohamo, nk'ibigira amazi, ku buryo nituvangamo na bya bindi nababwiye, murabona ya fu noneho y'ibigori by'umuhondo nababwiye, ntabwo ifu iba inoze nka kawunga, iba inoze mu rugero igiye irimo utuntu tw'uduheri. Tunyanyagijemo umunyu w'amabuye, dushyizemo no kuri iyi fu, murabona ko yatangiye gutoha kubera ka kunyu. Noneho ugatangira ukabivanga neza cyane. Umva, iri ni ifunguro. Inkoko zitera amagi y'umuhondo asa neza, amagi manini. Abantu mutajya njya mbwira ngo inkoko itera amagi manini, hakaba n'izitera amatoya mukanseka, ariko ibi ni ibiryo biri organic, ntabwo ari ibiryo byatunganyirijwe mu nganda, ni ibiryo biri naturere, birinda inkoko kurwaragurika. Inkoko yariye rino funguro nta nubwo ushobora kumva yarwaye ibicurane, dushobora gusanga yahiswe, dushobora gusanga irangwa n'ibibazo by'inzoka, no, cyangwa ngo ikorore, wapi, kubera ko ni ibintu ntibitumuka, ni ifunguro ryiza cyane. Noneho amagi zitera, murabibona tubivanze ukuntu bimeze neza. Tugiye kubishyira mu ndobo, turi kubishyira mu ndobo zacu na wa munyu, duse nk'abapfundikiraho akanya gatoya. Umumaro wo gupfundikira akanya gato no kugira ngo bya birungo dushyizemo wa munyu na bya biheri by'ibigori cyangwa se na bya bifu by'ibigori bise nk'ibikamuka, bise nk'ibijya kumatana, nyine bifata mu yandi magambo bifata ikirungo, niko navuga, bifata ikirungo. Reba uburyo bisa, ndabona bisa neza.
ese namwe niko mubibona? Namwe murabona isa neza? So uhita upfundikira indobo yawe iminota 5 rero ikimara gushira uzatura ya ndobo uyishyire n'undi muri stock aho ugomba gushyira za ndobo. Nyuma y'icyumweru kimwe uzabipfundikira, icyumweru kimwe kirangire, nyuma y'icyumweru kimwe noneho utangire ubigabure. Reba uburyo inkoko zibikundamo, umva rero inkoko zacu reba uko ari nini zimeze neza, amagi yazo noneho wayakunda kurushaho. Noneho iri si ifunguro ry'inkoko gusa, uretse murebe ukuntu ingurube zacu zibirya se ndebera we, ingurube zirabikunda pe. So bakunzi bacu mwakoze kudukurikirana, ciao.